Zaburi ya 18 na niyo mpamvu Imana yiduhaye mu gutegura amasengesho, ariko tubaha akarongo kamwe gusa ku mbuga, umurongo wa 30. Ntabwo turahagera, ariko reka hadusomere ubwo niyo jambo mwahawe. Amen. Kandi murabizi amagambo twatanze na yahe ngo n'amasengesho aguhagarika mu nsinzi y'Imana, niyo tuje gushaka hano. Ntabwo mwabisomye ngo n'amasengesho aduhagarika mu nsinzi y'Imana. Rero niyo mpamvu Imana yaduhaye iyi Zaburi ya 18, kubera yuko yagendanye n'umuntu yitwa Dawidi. Dawidi agahamya rero ko Imana niyo iduha insinzi. Amen. Tumve rero umurongo twabandikiye twawahaye. Kuko ari wowe umpa gutera umutwe w'ababisha, kandi ari Imana yanjye impa gusimbuka inkike z'igihome. Amen. Amen. Nitugera ku murongo wa 30 tuza kumva ibyo ari byo, ariko twamaze kumva ko Imana ni yari imbaraga za Dawidi, kandi niyo mbaraga z'abayiringira bose. Amen. Hallelujah. I love you, O my Lord, my strength. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Ma force. Imbaraga ni izayo. Imana yavuze rimwe byumva kabiri, imbaraga ni izayo. Hano Dawidi aravuga gutabarwa. Imana yamuhaye kunesha ababisha, akira amaboko y'abamuhigaga. Tumanukire ku mirongo ikurikira. Yavuze ariya ku murongo wa 2, Éternel mon rocher. Iteka ni igitare cyanjye. Ni igitare cyanjye, mon rocher. Kubera iki? Kuko hano baravuga mon rocher, ma forteresse. Ibyo bifite icyo bivuga. Mon bouclier, turaza kubyumva byose. Ngo iteka ni igitare. Igitare kibabwira iki? Mose aravuga mu guteka wa 2 ngo igitare cyacu sicyo cyabo, ngo na vino yacu siyo yabo. Abo ni bande? Abanyamahanga. Bayisi twebwe ntabwo tukiri abanyamahanga. Yaradutaruye mu rugo, turaho mu rugo, turabavandimwe babera. Amen. Nous sommes les gens de sa maison et les concitoyens des saints. Niko atubwira hariya muri mwandiko Paulo yandikiye Abefeso. Ntabwo tukiri abo hanze, turaho mu rugo rwayo. Sibyo? Turi mu muryango wabera. Ntabwo tukiri abo hanze, turaho mu rugo rwayo. Amen. Kandi ngo turi mu muryango wabera. Ngo noneho twebwe rero ngo urutare rwacu si urutare rwabo, nabo bararugira reka. Ariko iyo usomye hariya muri Utegeka wa 2, urutare Mose avuga ngo urutare rwacu rwandikishijwe n'inyuguti nini, urutare rwabo n'inyuguti ntoya. Kubera iki? Ikiruta ikindi kirakimira. Nanze kuvuga ngo karuta, kandi turavuga Imana yacu. Amen. None se ntabwo mwibuka inzoka? Inkoni ya Mose na Aroni igahinduka inzoka, n'inkoni z'abakonokoni ba Farawo zigahinduka inzoka. Amen. Inzoka ya Mose yamize za zindi. Amen. Kuko imbaraga z'Uwiteka zimira izindi zose. Amen. Haleluya. Igitare cyacu sicyo cyabo. Mwete mukunda komeza. Ma forteresse. Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye. Amen. Ni igihome cyanjye kinkingira.
Ma forteresse. Ese forteresse ni iki? Fortress mu cyongereza. Murabona ntimushobora kubyumva bamwe tudasubiye mu mateka ya biriya bihugu. Wayizi? Ese kera mu ntambara z'ibihugu nta ndege zihari ntaki, sibyo? Bakarwana, sibyo? Forteresse yari imaze iki? Ni ukuvuga ngo iyo uwo uhiga, wayumvise, amen, ari mu gihome cye biragoye kuhamukura, kuko igihome cye niyo protection ye. Forteresse muri histoire y'intambara y'ibyo bihugu, c'est un endroit stratégique de protection. Ni ukuvuga ngo ni ahantu abarwana urimo yumva ko ari sécurisé, ko imyambi yawe itamugeraho. None Dawidi aravuga ngo we ntabwo yiringira bya bihome ingabo zo muri icyo gihe cyabo ko ari byo bibakingira, ahubwo Uwiteka ngo niwe gihome. Ni ukuvuga ngo ndi muri we, ndi sécurisé. Amen. Mumenye ngo iyi Zaburi ya 18 iravuga en terme y'intambara, iravuga ibijyanye n'urugamba, kuko hari abanzi. Amen. Dawidi aravuga ubuzima bwe nk'umuntu yabaye mu buzima bw'intambara. Murabizi ko Imana yamubujije ko atari azubaka ingoro, nubwo yagize ubushake bwo kuyubaka, ko umwana we Salomo niwe azayubaka. Imana itanga n'ibisobanuro ngo wabishije amaraso menshi. None si Imana yavuze ngo uravumwe? Kuko ayo maraso yamenetse arwana intambara z'Uwiteka. Wayibizi? Ni ukuvuga ngo rero Dawidi ariwe aravuga ati mu gihe izindi ngabo n'abakuru b'ingabo biringira ibihome, amen, yuko bari ahantu bari sécurisé, yuko badashobora kubakura. Ni nka Amasi yiringiraga tunnel, sibyo? Yuko ingabo za Isirayeli ntabwo zibavanayo. Iriya tunnel ba Amasi yari imeze nka forteresse yabo, yari imeze nk'igihome cyabo. Bari barinstayemo ibintu byose na oxygene, umuyaga, sibyo? Ibizana oxygene, bari bafite imiti, amavuriro. Ruvuga ngo yari imeze nka ville. Iyi ni ville souterraine. Nkuko ari umugi hano, infrastructure zose ziri mu mugi nabo bari bazifite. Kuko Abisirayeli igihe batangiye kwinjira muri za tunnel za Amasi baratangaye, bavuze ngo c'est une ville dans une ville, ngo c'est une ville sous la ville. Hari umugi wa Gaza, kumbe hasi hari undi mugi. Nuvuga ngo hariya niho hari forteresse ya Amasi, niho hari igihome, niho hari ibyiringiro byabo. Mbayuzi. Rero Dawidi aravuga ngo jewe rero Uwiteka niwe ambereye igihome. Iyo uri muri mu Mana, iyi Mana ya Dawidi, amen, uyu munsi ni umwami wacu Yesu Kristo. Mu bisanzwe tubitahuye ntidukeneye indi protection, kuko Uwiteka ubwe ni igihome. Abarozi bahaguruke n'imbaraga zabo badusanga mu gihome cyacu, ariwe Uwiteka, ariwe Yesu. Amen. Nta myambi ya Satani yatugeraho. Kandi ibyo mbabwira nibyo, ahantu hari abakristo b'ukuri, hanyuma hakaba hariho n'abanzi b'Imana b'abarozi n'abapfumu n'ibiki byose. Iyo bagiye guhiga kwataka abakristo b'ukuri, sibyo, ubwabo nibo bahamya ibintu bihambaye, yuko baragenda ntibamubone, cyangwa bagasanga azengurutswe n'umuriro, cyangwa bagasanga azengurutswe n'inyanja. Ibyo ni ubuhamya. Ariko ko twe twibereye muri iyi si y'inyama n'amaraso, tugenesha aya maso, sibyo? Ariko abaza mu isi y'umwuka, abajya mu isi y'umwuka, abapfumu ba Satani b'ukuri, apana bari babateka mitwe, abakunikuni b'ukuri, sibyo?
bafite za mbaraga zo muri Egiputa zakoreshaga abapfumu ba Farawo. Bariya barinjira mu mwuka rero barazi ko hari abantu badashikirwa, batagerwaho n'imbaraga zabo. Turafite ubuhamya twebwe yuko abapfumu, abarozi n'ibiki byose bukuri, apana bateka mutwe, n'abakristo bukuri rero. Amen. Atari ababuze mu matorero gusa bari aho, ariko mu by'umwuka bari kure yabyo. Iyo bagiye kubashaka, nubwo abo bakristo baba batabizi, ibwo n'ubuhamya mbabwire by'ukuri, bashobora kubabura, bakabashakisha aho bari bazi ko batuye bakababura, bakabona bariho baragenda batagira iherezo, none se amazu ari hehe, bakabura. Icya kabiri, bashobora kubona bagoswe n'umuriro, cyangwa bashobora kubona bagoswe n'inyanja, bukabiriraho batageraho bari, noneho bagataha bati bariya abantu ni bande, ugasanga ni abantu bazi Yesu. Yesu ni igihome. Imana ishimwe. Haleluya. Hanyuma ikindi ngo ni umukiza wanjye. Ijambo rikurikira, Mana yanjye ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho. Amen. Azahungira ku Mana ye Dawidi, kuko yasanze ni urutare rukomeye. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Abri ni ahantu umuntu yihisha, yikinga, akaba amahoro. Amen. Dukomeze. Niwe ngabo inkingira. Niwe ngabo. Ni ukuvuga rero, muri iyi ntambara turimo mu buryo bw'umwuka, iyo Satani aduteye n'abadayimoni be abohereje, ngo Uwiteka ngo niwe ngabo. Iyi ngabo ku basirikare ba kera b'amahanga, iyi ngabo niyo yabakingiraga imyambi y'umwanzi. Iyi ngabo, bouclier, ingabo. Iyo urebye abasirikare b'Abaroma, haba mu mafilme haba iki, murabona ko bafite ingabo n'izibira imyambi. Amen. Hariho kirase ikingira igituza, kirase y'icyuma, hariho n'ingabo. Bayambaraga n'ingabo. None ngo Uwiteka niwe ngabo. Ikizagukingira ikibi ntabwo ari ibindi, ni Uwiteka. Niwe ngabo. Umufitewe nk'Imana ni ingabo. Niwe udukingira. Haleluya. Arakomeza. Ni ihembe ry'agakiza kanjye. Ngo ni ihembe ry'agakiza kanjye. Ni igihome cyanjye kirekire. Amen. Ara mu Gifaransa ngo la force qui me sauve. Hariya ngo ni ihembe. Kandi ngo ma haute retraite. Ni igihome cyanjye kirekire. Mu migani ngo le nom de l'Éternel est une tour élevée. Le juste s'y cache et se trouve en sécurité. Ni yindi mwajyaga muririmba, izina rya Yesu we n'umunara muremure. Muri muzi ko ryavuye, ni ijambo yo mu migani. None kubera iki ari umunara muremure, ngo umukiranutsi niwe yihisha akaba amahoro. Ibi rero urera bivuga hano ni Dawidi. Dawidi ntabwo ari umugani yabayeho. Nababwiye ko n'igituro cye kirahari. Tureke kujya kure. Ubwanjye narahageze ku gituro cya Dawidi kirahari. Haba huzuyeho b'Abayahudi
ba bandi bahagaze mu idini bambaye hano sibyo n'ibiki byose bari muri hariho protokoli ikomeye cyane kugira ngo uhagere. hariho n'abandi bo bahana shift, hariho n'abazengurutse icyo gituro ko ni mu nzu. hariho icyo gituro muri icyo cyumba hari igituro cya Dawidi, araba ari aho baproteje aho hantu, none bagasenga ijoro n'amanywa bakuranywa babwira Imana ngo Imana izane Mesiya uzakomoka kuri uyu yaryamye hano kuri Dawidi, kuko ntabwo bazi ko Yesu ari we Mesiya. Rero ntabwo turavuga amagambo y'imigani, turavuga amagambo experience y'umuntu agendanye n'Imana. Haleluya. ariho arahamya ubuzima yabanyemo n'Imana. Imana ishimwe. Ariko rero tukaba turabyumva mu gihe mu buryo bw'umwuka isi iri mu gihe gikomeye cyane cy'uko mu kirere cy'isi huzuyemo ibitandukanye no kwizera. Uyu munsi ikirere cy'isi kizungutswemo n'imbaraga z'umwijima zirwanya kwizera no kwiringira Imana mu byo yavuze. Nous respirons umwuka w'isi wuzuyemo ibintu byose bihamanya no kwizera. Hanyuma noneho amaze kuvuga Imana rero ibigwi, dore rero icyo byabyaye muri we. Umurongo wa 4 avuze iki? Nzajya nambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, nibwo nzakizwa abanzi banjye. Amen. Amen. Nete mukundwa, nibyo wasomye ibyanditswe, ariko umviriza mu Gifaransa biratandukanye. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Mwabibise bitandukanye n'ibyo. Amaze kuvuga ibigwi by'Imana, ko Imana iri biriya byose yavuze, igihome, urutare, sibyo, gitare, igihome, ingabo, umunara muremure, byose amaze kubivuga. Aravuga ngo je m'écris, ngo aravuga ati loué soit l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Imana ishimwe. Apara Imana ishimwe yacu yo kuryinyo. Imana ishimwe ituruka mu mutima w'Umwuka wera. Ngo Imana gahita abanze bagatumuka. Amen. Iyo loué soit l'Éternel yayivanye. Imana ishimwe, Uwiteka himbazwe, yayivanye ku murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Amaze kuvuga ibigwi by'Imana yuko yayibonye, bigahita birema muri we. Amen. Ubutwari imbere y'abanzi. Amen. Akavuga ati loué soit l'Éternel. Amen. Haleluya. Bwana sifiwe, Bwana barikiwe, Bwana tukuzwe. Ingaruka ngo ni je suis délivré de mes ennemis. Abanzi bose nkabashakisha nkababura. Ni ikibazo gikomeye. Ngibi rero ukuri guhari, ntabwo ari ibindi. Murabona ko ushobora kujya mu cyumba ariye ugasenga, Mana ya Abrahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, dore rwose Mwami, dore ibi byadutse Mwami, dore ibi byarateye Mwami, gira icyo ukora Mwami, tabara Mwami, ukamara icyumweru. Ese Imana ntiyumvise? Yumvise, sibyo? Ariko hari ikintu kibuze. Hari igihe cyo kuvuga gutyo, cyo gusenga gutyo. Hari n'igihe wowe rero umaze kubwira Imana gutyo. Amen. Haleluya. Ukwiye kuvoma rero mu bigwi by'Imana uzi, hanyuma ukajya ku murongo wa 4 ukabwira ibiguteye ubwoba, ukabwira ibigugangayikishije. Loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Bwana sifiwe, Bwana tukuzwe, Bwana barikiwe. Ukavuga amagambo ashira hejuru izina ry'Umwami, azamura ihembe.
hanyuma abanzi bafite amatwi. Abanzi tuvuga hano twebwe ntabwo ari abantu, ariko mugisha Dawidi bari abantu, ariko muri bo harimo abadayimoni, ariko twebwe n'abadayimoni directly. Amen. Biyisha mu bintu no mu bantu, kugira ngo baturwanye, batubuze kwizera no kwiringira Imana. Muri iki gihe ngo ntibishoboka kwizera Imana, ntibishoboka kwiringira Imana. Nibihe bitandukanye n'ibya kera, birakomeye. Ni igihe cyo kwirwanaho. Nimba ubuzima imbaraga zo kwirwanaho, jya munsi y'uburiri utangire guhogora no ukwiye kwanga ibyo. Umuntu w'Imana ntabwo acurika umutwe. Imana ishimwe. Rero nibizagira utabanje kuba, ntabwo dusenga mu bitekerezo byacu, turasenga uko Imana iri ubwayo. Noneho murumva Dawidi hano ariwe arahangana n'ibiki? We ariwe aravuga gusa uko Imana yayibonye, si byose kuyivuga gusa uko yayibonye. Ngo abanzi be bahinda imishitsi, bakarigita, bakaburaho, bagashwiragizwa mu nzira zirindwi. Baje bashize hamwe mu nzira imwe, bagashwiragizwa mu nzira zirindwi, umwe Yesu ukwe. Amen. Ngiza buri bene data uyu munsi izane ikintu gishasha muri wowe. Iyi Zaburi, impamvu twanditse intego y'amasengesho tukabaza Zaburi 18:30 sindahagera. Amen. Ukubera ko ibiye turimo nibyo butware. Rero ubutware rero tukwiye kumenya aho tubuvoma. Na butware rero tuzayugwari, natwe tuzatatira igihango. Babyibise tuzagenda natwe twihebe nk'abandi, uko ibiye turimo ntago byoroshye, ntago muri abana murayibona, sibyo? Nibiye bikomereye isi, nta hantu namwe bitakomeye. Rero nitutamenya Imana uko Dawidi yayimenye, natwe tuzatangira kuvuga ibigambo biri negative, sibyo? Dutangire kwatura nk'abandi, dutangire kumva yuko turi hopeless, nta byiringiro, hanyuma natwe ngo tutegereje uruje. Wabibise? Densha kubona nizere y'Imana Dawidi yahuye nayo, hanyuma nkavuga ni loué soit l'Éternel, hanyuma ndebe abadayimoni ko datumuka. Mbarebe kurira, guhogora, kwitotomba, ntabyo biza gukemurira, ahubwo bishiza gusa kuguplonja muri depression, ukadeprima. Nashaka mbabaza ikibazo mbere ko tufatanye n'iminota. Nashaka kubaza ikibazo, ese hari amadayimoni ya depression abaho? Ntiwumva se? Kwiheba no kwihebeshwa nibaze gusa ko ari ibintu byumvikana mu bwenge. Hari n'amadayimoni abyisha inyuma, akwihebesha, akwereka ko nta byiringiro bihari, byose birarangiye, sibyo? Nkuko abaho amadayimoni yo gushidikanya, yo kutizera, bya ntabwo bizashoboka. Reka mbiveho, narisumbukuruje, nariteye ijeke. Hariho n'amadayimoni ya depression atuma wiheba. Jewe sigaye nitondera abantu iyo ndi mu muhanda, ndagaje imodoka. Kubera iki? Kubera yuko abantu bararengewe n'ibibazo mu buryo ntibagitinya n'imodoka, ahubwo nitwe dukwegera tubakweba. Byukuri jewe si umwe, si babiri, si batatu, sinzi ko mujya muhura nabo. Harabona imodoka iza akayinyura imbere, akabro urwana ufunga agende. Finalement abantu barinda deprima kubera iki? Barenda kuba basazi kubera iki? Nukubera iyi Zaburi iri kure yabo. Aya magambo aya niyo aproteje umuntu kugira ngo ntazabe deprime, ntazageraho na sara. Amen.
ubwo wowe ushobora kuvuga ati ntabwo apotre azi ibyanjye, wowe umugerekaho. Bimenya ntabimenya ubingerekaho, ugira gute? Aya magambo nayo ukuri. Uwiteka niwe gihome, Uwiteka niwe ngabo, Uwiteka niwe gihome kirekire. Il est mon rocher, il est mon bouclier, il est ma haute retraite, il est ma forteresse. Amen. Ibyo Dawidi yabivuze kandi ni umuntu wabibayemo. Menye rero ngo Imana nirobanura ku butoni, ngo mu gihugu cyose ngo bayubahira irabemera. Nawe rero ashobora kukubera ibyo. Amen. Ariko bikuvaho nimba ubishaka. Nimba ushaka ko ibibazo bikomeza kugutsimbakamira, nta kundi byagenda. Tu dois réagir. Amen. Tu dois réagir. Abafaransa niho bakubwira iyo bamaze kugira inama gutyo nyine uraho bon sang, un sursaut de bonne volonté, ngo nugaragaze unyeganyege muri wowe, werekane ko ufite ubushake wo kubivamo. Un sursaut de bonne volonté. Natwe rero tukwiyogira un sursaut de bonne volonté yuko Imana itubera imbaraga zacu. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Sibyo? Kandi turo turagana mu bihe aho nta utakira. Kuko narakubwiye nawe yabuze watakira. Nasi bazagenda gute? Kuko abantu batazi Imana rero bazabagara imbere y'ibiti babwira ibiti. Nibura abantu banze kunyumva. Rero ubyumva gute? Biragoye. Iyi zaburi ije hageze. Amen. Niko bimeze. Amen. Nimubaze ko nanjye ntabifite, ariko sinzemera ko binsikamira. Kiretse nimba aya magambo ari imigani. Yesu wanjye ntabwo ari umugani. My Redeemer lives. Umucunguzi wanjye ni muzima. Amen. Mwumvise aho twagejejeho ya magambo yo kuvuga ibigwi by'Imana byabyaye muri we un cri. Un cri c'est quoi? Kurangurura. Ibyo kurangura no kuranguza ari biki byose. Je m'écris. Est-ce que vous voyez? Ni nk'umuntu w'intwari, aravuga n'ijwi rirenga, avuga ubutware bita gute? Mubibaza ko Dawidi amagambo yabwira Goliyati yavuga gute? Urumva rero wowe wa Mufilisitiya we, uyu munsi Imana irakugabura mu maboko yanjye, ndaguca igihango ngaburire inyoni zo mu kirere. Niko yavugaga. Yavugaga gute? Yavugaga ashize amanga. Ni ngibi Dawidi avuga rero. Umaze kumenya Imana muri ayo mazina yose agaragaza ukwiri, ngo je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Aho no deliverance ituruka. Amen. Wayibize? Dawidi yabwiraga abadayimoni bari muri kiya kigabo cya Goliyati. Nawe rero nibi ukwiye kuva rero aho uri, aho utsikamiwe, sibyo? Niba ari mu mwobo w'ibibazo, aho Satani yagutsindagiye, cyangwa mu mfuruka aho yacometse umutwe wawe hariya ugongesa hariya mu mfuruka, aho yagushize hose sinzi ahariho. Wenda uri mu mwobo, wenda uri hariya mu nguni hari. Vayo. Amen. Vayo. Amen. Aho mazuru yawe n'umunwa yabipfunze. Vayo. Hanyuma uvuga Imana ibigwi byayo. Hanyuma uraza kubona Imana. Kumuka wera yaraje kugira ngo agaragaze ukuri kwa aya magambo. Tufate iminota 10.